Turabasuhuje abadukurikiye kuri Clay Brothers TV, Uwiteka abahire. Uyu munsi tugarutse kugira ngo tuganire ku kiganiro cyacu twita Tinyuka Wige Bibiliya. Tugiye gukomeza hamwe tuganira kuri ku sije tumaranye iminsi tuganiraho ivuga ku ntambwe ziterwa kugira ngo umuntu agere ku gakiza. Nk'uko bisanzwe muri kumwe nanjye Emmanuel Niyosenga, ndetse no kuri kamera mwene data Niyofura Eric. Ariko mbere byose munyemerere tubanze dusenge. Turagushimiye data rwose yo mu ijuru, tugushimiye ubuntu n'imbabazi tugirira uko bwije n'uko bukeye, data izina ryawe ryane rihimbaje. Turakoresha kugira ngo ubane natwe kuva dutangiye kugeza dusoje, ndetse n'abadukurikiye bari wowe udusobanura mu izina rya Yesu. Amen. Ubwo duherukana twabonye ko intambwe ya mbere iterwa n'Imana ubwayo. Tubona kandi ko ababwiriza binyuze mu babwirizabutumwa ndetse n'abapasiteri cyangwa se abigisha bafata iya mbere bakayibwira umuntu. Intambwe ya kabiri rero tubona ko umuntu agomba gufata umwanzuro akemera, kwemera gusa ukaza ukareba. Arya mwene data Eric agire yongere niba hari icyo yakongera, niba mbisobanura neza kuntu yari yabivuzeho kuri izi ntambwe ebyiri, ndetse anakomereze ku ntambwe ya gatatu, anasuhuza abadukurikiye. Umwanya ni uwawe. Turabashoboje abadukurikiye, Uwiteka abahire. Amen. Uko bivuze nibyo rwose. Intambwe ya mbere iterwa n'Imana, n'ubundi igice cya mbere Imana yaragiteye igihe yatangaga umwana wayo. Ikindi gice cya kabiri cy'iyo ntambwe igitera ibinyujije mu kohereza ababwirizabutumwa baherekejwe n'Umwuka Wera, kugenda hirya no hino babwiriza abantu inkuru y'ukuntu Imana yakunze umuntu ikemera gutanga umwana wayo kugira ngo ibashe kumucungura mu kaga k'icyaha yaguyemo. Rero iyo ntambwe ya mbere ihita ikurikirwa n'imyitwarire tuza kugira. Hari abahita batera intambwe yo kwemera, bakaza bakareba ibyo bari kubabwira by'iyo nkuru y'uwo mugabo witwa Yesu. Hari n'abahita batera umugongo, ibyabo bigahita birangirira aho ngaho. Rero twebwe icyo twakwifuriza abadukurikiye ni uko mutatera umugongo, ahubwo mwaza mukareba, mukamera nka Natanayeli, mukaza mukirebera. Ntibabeshye ngo babagereye, oya, mugomba kuza mukirebera, kuko iyo Natanayeli ataza kwirebera Yesu ntiyari kumenya ko koko Yesu ari wa wundi abahanuzi bavuze. Namwe rero mukwiye kuza mukirebera Yesu kugira ngo mumenye koko ko bari kubabwira ari bo nyawe. Ikibazo rero twashoje ubushize twibaza ngo turaza tumurebe hehe. Si cyo kibazo. Nicyo kibazo. Ariko rero mbere yuko tukigeraho icyo kibazo, nakibaza aho ntibipfira ku butumwa abo bigisha batanga, wenda tukaba ikibazo tugishyira ku bantu bose bashobora kuba ikibazo. Bose bashobora kuba ikibazo. Hari aho umubwirizabutumwa ashobora kuba ikibazo, akajya kubwiriza icya mbere habwiriza ubutumwa bukwiye kubwirizwa, yego, cyangwa se yanabubwiriza akabubwiriza adaherekejwe n'Umwuka Wera. Biri kumvikana. Icya kabiri bishobora kuba kubabwirwa babyumvise bagahita babipinga batigeze baza ngo babirebe. Bari kumva uko gusuzugura kuninira ahubwo aho, kuko urabona mbere dufate kuri uwo Natanayeli ndetse cyangwa se abigishwa babwirizaga bati muze murebe. Yenda iyo message, ubwo butumwa akatari bwo bari batanga ubu ngubu, ahubwo bakabwiriza byose birashoboka. Ibyo nakubwiye ko byose bishoboka, kuko hari abantu benshi babwiriza abantu ibyo batakagombye kubabwira. Kuko nese umuntu nibwo mu gihura uhise ujya guhera ku ngingo zimwe ziri buteze ibibazo, byanga bikunda ntazigera kumva. Ariko uba ukwiye guhera kuri Yesu. Yesu nibwo butumwa dukwiye gushyira isi. Yesu wa wundi wadukunze, wa wundi watwitangiye, wa wundi wadupfiriye, kandi wa wundi watuzukiye akaba ari mu ijuru arimo adusabira ku Mana. Ubu niwe dukwiye kubwiriza abantu. Rero nibyo twari turi kuvuga mu kanya, uwo Yesu
tubwire abantu ngo baze barebe bazaza bamusange. Yego. Icyo kibazo se gikomeye kuko tugomba guhamagarira abantu kuza bagasanga Yesu. Nk'uko no muri Matayo 11:28 avuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange. Yesu turamusanga hehe? Yohana 5:39 haravuga ngo mushakashake cyangwa se murondore mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho kandi nibyo bimpamya. Hano ni Yesu wari urimo abwira abigishwa ngo bagire gute? Barondore mu byanditswe cyangwa mu yandi magambo bashakashake hehe? Mu byanditswe kuko muri byo niho harimo ubugingo buhoraho kandi ibyo nibyo bihamya nde? Yesu. Ndetse iyo usomye muri Yohana 20:30 hari amagambo meza cyane agaragaza impamvu ibitabo by'ubutumwa bwiza bwanditswe. Haravuga ngo hariho n'ibindi bimenyetso byinshi Yesu yakoreye imbere y'abigishwa bitanditswe muri iki gitabo ku 31. Ariko ibi byandikiwe kugira ngo mwizere yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana kandi ngo nimwizera muherwa ubugingo mu izina rye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Amen. Impamvu ibi byanditswe hano mu butumwa bwiza bwa Yohana, mu butumwa bwiza bwa Mariko, mu butumwa bwiza bwa Matayo, mu butumwa bwiza bwa Luka, kwari ukugira ngo tubone n'ibimenyetso bihagije biduhamiriza yuko koko uwo muntu ari umwana w'Imana. Kandi ko nituramuka tumwizeye muri we tuzahabwa iki? Ubugingo buhoraho. Rero Yesu dukwiye kuza tukamusanga mu byanditswe byera. Dukwiye kuza tukamusangamo. Nituzayo mu byanditswe byera tugomba gukora iki? Hari ukuntu abantu dukora ibintu tukabikora amajyejuru titwimbike. Ariko Abaheburayo 12:2 havuga ngo dutumbira Yesu kuko rero banze ryo kwizera kandi nimugira gute no gusoza rwose. Mu yandi magambo dukwiye kuza tukajya mu byanditswe byera tugatumbira Yesu. Muri make tukamwiga wese tukamwiga rimwe yihindura umuntu, tukamwiga yabaye umuntu, tukamwiga ari umwana, tukamwiga ari umusore, tukamwiga yahindutse umubwirizabutumwa, tukamwiga yagiye mu butayu, tukamwiga yatangiye umurimo, tukamwiga arimo akiza abarwayi, tukamwiga arimo azura abantu, tukamwiga ari mu gashyamba k'Igetsemani arimo ahanganye no gucungura umuntu, tukamwiga ari kwa Ana, ari kwa Kayafa, ari kwa Herode, ari kwa Pilato, tukamwiga ku musaraba Karuvari. Yego. Tukamwiga ari amasaha yamaze ku musaraba Karuvari ahanganye n'agahinda gasaze k'ibyaha by'abantu. Tukamwiga rwose. Mu yandi magambo tukamutumbira. Uko niko kuza ukareba. Rero iyo tugizemo hano dusangamo iki? Ni iki dukura mu kwiga ubuzima bwa Yesu? Reka tujye muri Yohana 3:16 havuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Ikintu cya mbere rero tubona urukundo rwinshi cyane rw'Imana. Imana yakunze abantu. Tubona uburyo Imana yakunze abantu kuko umuntu akimara gukora icyaha Imana yashobora kumureka. Kandi ukurikije ibyaremwe uko bingana, isi ni akantu k'akadomo gato ku buryo Imana kugahomba ntibyari kuyibuza kugumya kuba Imana cyangwa ngo ibura abigomba kuyobora. Ubushobozi bwo kurema ntibwarangiriye ku muntu. Urakoze cyane. Rero kuba Imana yaremeye ikamugumana kandi kumugumana bikayisaba agaciro gakomeye cyane kangana n'umwana wayo, ni urukundo rudasanzwe cyane. Iyo dusomye noneho muri Yohana wa mbere ibice 3 umurongo wa mbere avuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data twese yadukunze, nimururebe rwatumye twitwa abana b'Imana. Uyu nguyu ni Yohana wandikiraga itorero. Ariko uyu munsi twebwe turimo turabwira abantu badukurikiye ngo nimurebe urukundo Data twese yadukunze. Noneho muri Yohana wa mbere 4 umurongo wa 9 n'uwa 10 ho aravuga ngo iki nicyo cyerekanye urukundo rw'Imana muri twe. Noneho tuje kureba icyo kintu tubona kitwerekwa n'iki. Nuko Imana yatumye umwana wayo w'ikinege mu isi kugira ngo tubone uko tubeshwaho nawe. Amen. Ndikumva. Noneho agakomeza ku murongo wa 10 ngo muri iki ni mu rukundo ruri. Si uko twebwe twakunze Imana, ahubwo nuko Imana yari yadukunze igatuma umwana wayo kuba impongano y'ibyaha byacu. Urumva? Yego. Urukundo rugaragarira mu kuba Imana yafashe umwana wayo akaza akajya mu cyimbo cy'umuntu akaba impongano y'ibyaha byacu. Muri make akicwa kugira ngo ibyaha byacu bibabarirwe. Iyo dusomye mu Bafilipi 2
umurongo wa 4 kugeza ku wa 9 havuga ngo iki? Haravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Muri make mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Tugire wa mutima wari hehe? Wari muri Kristo Yesu. Ubwo umurongo wa 6 noneho bagiye kudusobanura umutima wari muri Kristo Yesu wariho. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana. Yatekereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundira. Ubwo Yesu tugomba kwiga. Tugomba kugenda tukamubona umuntu wari ufite akamero k'Imana, akemera akaza akareka akava muri uwo munezero, ntabigundire. Sibyo? Umurongo wa 7 agakomeza ngo ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu. Ibaze umuntu wari umwami w'abami akemera gusiga ijuru n'abamarayika bamukoreraga n'iki, akisiga ubusa akihindura umugaragu, akavukira hehe? Akavukira mu muvure, mu byaha. agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaba. Yesu yihinduye umuntu. Buriya kwihindura umuntu kwa Yesu ni ukwicisha bugufi ku rwego rutangaje, kwivanaho ubudahangarwa, kwikuraho ubudahangarwa bw'Imana nubwo atarekeraho kuba Imana, ariko yongeyeho no kuba umuntu. Kandi yari afashe risike kuko yashoboraga no kuza yihinduye umuntu agakora icyaha mu mubiri n'ubumana bwe bugateshwa agaciro. Ese buriya usibye kuba yarahabwaga uburinzi n'ijuru, mu isi ntiyari umuntu 100%, mbega hari ubundi budahangarwa yari afite usibye kuba ijuru ryaramuhaga icyubahiro? Hari ubundi budahangarwa Yesu wundi yari afite? Yesu yari Imana akaba n'umuntu. Yari Imana 100%. 100% ari mwiza. Sibyo? Mu mubiri yari umuntu 100%. Yari afite kamere muntu. Aha rero niho abantu benshi bagera bikaba byabacanga cyangwa se babyitiranye. Yego. Yesu yari afite kamere muntu. Ariko nubwo yari afite kamere muntu, Yohana wa mbere 3:5 havuga ngo iki? Mwumve ukuntu havuga. Yohana wa mbere 3:5 haravuga ngo muzi yuko yerekaniye gukuraho ibyaha kandi nta cyaha kimurimo. Nubwo Yesu yari afite kamere muntu, ariko ntabwo yari afite kamere y'icyaha. Yego. Birikumvikana? Ni nayo mpamvu yabashije guhangana n'icyaha akakinesha. Ariko iyo yibeshya yashoboraga kugwa nk'uko Adamu yaguye. Kuko Adamu erega nawe igihe yakoraga icyaha nta kamere y'icyaha yari afite muri we. Yego, nibyo. Sibyo? Yayigize kuko afashe icyemezo akinjira. Yesu rero nawe niko yaje mu bumuntu bwe, ari mu bijyanye no kwera. Yari ameze nka Adamu, kuko nta cyaha cyari kimurimo. Bona nubwo umubiri yari yambaye wo wari unyuranye n'uw'Adamu yari afite icyo gihe, kuko umubiri Adamu yari afite wari umubiri utaracibwa intege n'icyaha. Sibyo? Yari umubiri nyine ukiva mu biganza by'Imana. Igihe Yesu we yaje akambara umubiri ufite imbaraga nk'iz'abana b'abantu b'igihe yavukiye. Bakoze ibyaha. Bakoze ibyaha. Bakoze ibyaha ariko umubiri aho ngaho utabivanga. Umubiri ufite imbaraga zingana n'imibiri abantu bari bafite mu gihe cye. Yego. Ubwo none ariko uwo mubiri nta cyaha cyari cyurimo. Yego. Ni ukuvuga ngo imbaraga uwo mubiri wari ufite, Yesu yari yambaye wanganyaga imbaraga n'imibiri y'abandi bagenzi be bari baraho. Icyo yari atandukaniyeho nabo ni uko bo mu mubiri yabo hari harimo icyaha mw'imbere. Ariko Yesu we nta cyaha cyari kimurimo. Hano dusomye. Yego. Uwo yerekaniye gukuraho ibyaha, ariko muri we nta cyaha cyari kigize gute? Kimurimo. Nta cyaha cyari kimurimo. Rero urumva Yesu yari yambaye umubiri ufite intege nke ugereranyije n'umubiri Adamu yari yambaye. Uri kumva? Arangije araza muri uwo mubiri ufite intege nke, ahangana n'icyaha, arinda ava mu isi atagikoze. Ariko iyo yibeshya nawe byari ibintu byoroshye cyane. Sibyo? Yego. Agahita nawe akora icyaha, akaba nka Adamu, ubumana bwe bukaburizwamo ndetse nawe akarimbuka. Biri kumvikana hano cyane rwose. Rero nguwo Yesu yicishije bugufi, arazambara ishusho hano ngo kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi
araganduka. Yesu yumvira Imana, Yesu abaho imibereho yo kumvira kugeza no ku munota wa nyuma. Sibyo? Ariko kandi ntiyapfuye urupfu rusanzwe, yapfuye urupfu rwa hehe? Rwo ku musaraba. Urupfu rusuzuguritse kurusha izindi zose. Rero hari ibintu bibiri bikomeye Yesu yakoze igihe yari ari mu isi. Icya mbere, yabaho imibereho ikiranuka, yumviye amategeko y'Imana ijana ku ijana. Icya kabiri, yapfuye urupfu umuntu yagombaga gupfa, kandi ibyo byose byari bifite icyo bisobanuye. Byose byari bifite icyo bisobanuye. Gukiranuka Yesu yagize kwari ugukiranuka n'ubundi yateguriye umuntu nk'impano, kuko umuntu yari yamaze kwinjirwamo n'icyaha, ntiyari agishoboye kuba ubwe yabona gukiranuka kunejeje Imana. Yego. Yesu yabonaga ko n'ubwo azasaba abantu kumwizera akababarira ibyaha, ariko abo bantu batazigera babasha kugira gukiranuka kwanezeza Imana. Arangije abategurira uburyo nibamara kumwizera azabambika gukiranuka kwe, kugira ngo gukiranuka kwabo kunezeza Imana, maze Imana ibaha ubugingo buhoraho. Byose yabikoreye aho niho hari igisobanuro cy'uko byose yabikoreye umuntu. Noneho ntiyamutegurira iyo mpano yo gukiranuka gusa, ahubwo anishyura n'ikiguzi cy'icyaha, n'ikiguzi cyo kwica itegeko. Kuko itegeko ryari ryamaze kwicwa, ryagombaga guhabwa inyishyu kugira ngo rinyurwe. Iyo nyishyu rero yari amaraso agize gute? Amaraso atunganye. Niyo mpamvu muri Zaburi batubwira yuko, muri Zaburi 49 ku murongo wa 10 batubwira yuko umuntu atabasha kwitangira incungu. Kuki umuntu atabasha kwitangira incungu? Nuko umuntu yamaze kwandura muri we, ntashobora kubona gukiranuka kwanyura itegeko. Reka n'amaraso yatanga kugira ngo yishyure icyaha yakoze, ayo maraso ntiyanyura amategeko, kubera yuko yabura amaraso yanduye. N'amaraso yandujwe n'ibyaha. Rero Yesu yaraje abaha imibereho ikiranuka, arangije yishyura n'ikiguzi cyasabwaga kugira ngo umuntu abashe kubabarirwa. Niyo mpamvu tugira indirimbo ivuga ngo yandihiriye imyenda yose. Yesu yambabariye ibyaha. Uretse ko ndirimbo iyo bigeze aho ngaho, ntabwo ari buri wese wabarira ibyaha. Ureba waririmbaga nuko yari amaze kwizera. Sibyo? Rero uriya muntu wababariwe ibyaha, nako warihiwe imyenda yose, ni njyewe, ni wowe, ni abadukurikiye bose. Yesu yishyuye ikiguzi cyari gikenewe kugira ngo ibyaha byacu bigire gute? Bihanagurwe. Ibyo rero dukwiye kubyitegereza, tukabyigaho umunsi ku wundi, tukabitekerezaho, tukabifatira umwanya. Amaherezo y'ibyo ni uko tuzabona uburyo icyaha ari kibi, kandi icyaha ni kibi koko, kuko kugira ngo gikemuke cyasabye urupfu rw'umwana w'Imana. Nticyashoboraga gukemuka Yesu atagize gute? Adapfuye. Ni urwo rwego dukwiriye kumvaho ububi bw'icyaha. Icyaha ni kibi ku rwego rw'uko kitashoboraga kubabarirwa hatabayeho urupfu rw'umwana w'Imana, hatabayeho urupfu rw'Imana ubwayo. Yego. Imana idufashe kugira ngo dusobanukirwe, kugira ngo ubwenge bwacu bubashe kugenda bubikurura, bubyemera, kuko amaherezo yabyo bizatuma twanga icyaha, tukizinukwe. Kandi ibyo ngibyo nibiramuka bitubayeho, ibyo ngibyo nibiramuka byinjiye mu mitima yacu, tukabyiyumvamo, tugasobanukirwa neza, tukagenda turushaho kubikurura no kubyumva no kubisobanukirwa, bizadutera kubyanga no kwizinukwa. Yego. Icyo nicyo Bibiliya yita kwihana. Mu yandi magambo, kwitegereza Yesu, ya ntambwe ya gatatu twateye, kwitegereza Yesu, automatically bizahita biduteza indi ntambwe yo kwihana. Ariyo ntambwe ya kane. Intambwe ya kane yo kwihana. Intambwe ya kane yo kwihana, iyo ntabwo tuzayitera, ahubwo tuzayitezwa n'intambwe ya gatatu. Niyo mpamvu ibyakozwe n'intumwa 5 umurongo wa 30-31 hatubwira yuko Yesu Kristo Imana yamuzuye kugira ngo azaheshe Abisirayeli kwihana
no kubabarirwa ibyaha. Mu yandi magambo, kwihana n'impano duhabwa nyuma yo kwitegereza Yesu. Yego. Gusa ndagira ngo nkubaze, buriya intambwe ya mbere n'iya kabiri hari ahantu byumvikana, wumva bifite injyana, ariko kuri iyi ntambwe ya gatatu yo kwitegereza Yesu, ese umwitegereza hehe? Hari igihe ushobora kuza kwitegereza ukamubura, mbega ndi kwibaza uzamurebera hehe? Ni mu byanditswe, ntago wankurikiye neza. Navuze muri nako twasomye Yohana 5:39. Tusubireyo. Havuga ngo iki? Muri Bibiliya rero haravuga ngo murondore, nako ngo murondora. Ariko nitujya muri King James Version, ho muri Bibiliya y'umwami Yakobo, verisiyo ya kera, ho ntago bavuga ngo murondore. Haravuga ngo nako ntago havuga ngo murondora. Ho haravuga ngo murondore. Ari byo hano nasobanuye ngo mushakashake. Murondore mu byanditswe. Mushakashake mu byanditswe. Kuko mwibwira ko muri byo arimo mufite ubugingo buhoraho, kandi nibyo bimpamya. Mu yandi magambo, tugwiye kwiga Yesu mu byanditswe byera. Nuko twitegereze reka. Ni ukwiga Yesu mu byanditswe byera. Aha niho hantu, kubera ko iyi niyo ngingo, kuko iyi ngingo niyo iri budufashe kwihanarega, ni nawo musingi wo gukizwa. Umuntu utitegereje Yesu ntashobora gukizwa, ntabwo bishoboka. Muri make, umusingi wo gukizwa ni ukwitegereza Yesu, kuko numwitegereza azaguha kwihana. Nyuma yaho bigusabe kwatura, ariko wazatura si ibyo utihannye? Wakihana se? Kwihana cya mbere cyo ntabyo twebwe ntabwo twabyiha. Twabonye muri byakozwe mu 5:33 mwatweretse ko kwihana ni impano duhabwa na Yesu Kristo. Iyo tugize gute? Iyo twamwitegereje. Mu yandi magambo, iyo bavuze kwitegereza Yesu, baba bashatse kuvuga kumwiga. Kumwiga mu byanditswe byera. Yego. Nuko twitegereza Yesu. Iyo twize rero ibyanditswe byera, hari n'igihe kigera utari no kubisoma gusa, uri mu bitekerezaho, ukongera ukagaruka mu ntekerezo zawe. Burya nabwo uri kumwitegereza. Ushobora no kuba uri mu rusengero, abantu barimo mwigishaho, burya nabwo uri bugira gute? Burya uri kumwitegereza. Urimo witegereza Yesu. Kwitegereza Yesu rero nuko ntaho bihuriye n'ibindi bindi umuntu ashobora kwibwira. Oya, kwitegereza Yesu ni ukwiga Yesu, ni ukwiga imibereho ya Yesu mu byanditswe byera, kuva akivuka, kuva yihindura umuntu, uko yabaye umwana, uko yabaye umusore, uko yageze igihe akajya mu murimo, ibigeragezo yanyuzemo duhereye mu butayu, sibyo? Ya minsi 40 yahamaze, bya bigeragezo bitatu, bya bishuko bitatu yanyuzemo, uburyo yasohotse akajya kubwiriza ubutumwa bwiza, uburyo yavuraga abarwayi, uburyo yazuye abantu, bikumva, uburyo yageze igihe akajyanwa imbere y'abatambyi gucirwa urubanza, uburyo yageze igihe akajyanwa imbere ya Pilato gucirwa urubanza, akajyanwa imbere ya Herode, akagarurirwa Pilato, akafata inzira akajya i Karuvari, bikumva, kugenda ukagera ku musaraba i Karuvari, ahantu yamaze amasaha 6 yose amanitseyo, sibyo? Afite agahinda gakomeye cyane, arimo atekereza uburyo icyaha cy'umuntu cyamutsikamiye, Imana ikaba iri kukimuhanira, kandi ko arebye nabi ashobora kutazazubuka. Kuko buri gihe yabwiraga ati, data ni iki kikundekesheje? Ntugire ngo byari ibikino. Nta migaryo yari irimo. Yarabirebaga, kubera ko Yesu burya yari asobanukiwe neza n'uburyo Imana yanga icyaha, kurusha uko abandi bantu twese tubizi. Yego. Sibyo? Uko kuntu rero yari abisobanukiwe byatumye ajya mu gahinda gateye ubwoba no mu bwihebe butangaje. Kubera ko yari azi ko ashobora guhita arimbuka burundu, kandi n'abantu yashakaga gukiza nabo ntibagire gute? Nabo ntibakire. Ibyo rero tugomba kubyitegereza kugeza ku munota wa nyuma, tukanabona ko nubwo yari yagize kwiheba, ariko byarangiye yiringiye Imana. Ubwo yavugaga ati, data mu biganza byawe nimunshize iki? Nimunshize ubugingo bwawe. Agahita aca. Icyo gihe rero ibyo tugomba kubyitegereza, tukazirikana neza ko ibyo bintu byose Yesu yanyuzemo ni ukubera icyaha cy'umuntu. Kandi icyaha nta kindi, ni ukwica iki?
itegeko. Ibyo rero tugomba kubyiga mu byanditswe byera, kubitekerezaho, kubiganira n'abandi. Ndetse hari n'indirimbo dufite 253 ivuga ngo ujye uvuga ibya Yesu, ubivuga uririmba, ubivuga usenga, ndetse ujye ubivuga uzumva ugize gute, uzumva ubabariwe. Mu yandi magambo dukwiye kuririmba Yesu, dukwiye kuganira Yesu, kandi ibyo nitubikora bizadutera kwanga icyaha no kukizinukwa, bizadutera kugira agahinda gaturutse ku kuba twarakoze ibyatumye umwana w'Imana yicwa, maze bitume tuzinuka icyaha gitera umugongo, tube turakihana. Ngo urumva rero aho ngaho nibyo nakubwiraga ngo intambwe ya gatatu yo kwitegereza Yesu niyo ihita iduteza intambwe ya kane yo kwihana. Kwihana iyo ni intambwe dutezwa n'Imana ubwayo binyuze mu kwitegereza Yesu, kuko haranditse ngo ni impano duhabwa n'iki, ni impano duhabwa na Yesu ubwe. Imana ibidufashemo kugira ngo dufate umwanya wacu tujye twiga Yesu, kugira ngo tujye duhora tumwiga buri munsi. Ibyo bizatuma turushaho guhinduka, baba bizera nako baba batarizera, baba n'abizeye, kuko n'abamaze kwizera baracyakeneye kwitegereza Yesu kugira ngo bahinduke mu mico yabo, nk'uko tubisomara mu Bakorinto ba 2:3-18 yuko twitegereza ubwiza bw'umwami, maze nguko tugenda tubwitegereza nk'uko twitegereza mu ndorerwamo, ngo tukagenda duhindurwa dusa nawe. Mu yandi magambo kwitegereza Yesu niryo shingiro ry'ubukirisitu, niryo shingiro ry'ubuzima bwa gikirisitu, niryo shingiro ryo kuba twababarirwa ibyaha byacu, kandi niryo shingiro ryo kuba twagira imico nk'iya Yesu Kristo. Imana ikomeze ibidufashe, yaba twebwe yaba namwe badukurikiye, kugira ngo tujye dushaka umwanya wo kwitegereza Yesu. Ndetse umwanditsi umwe yaranditse mu gitabo cyitwa Wifuza ibihe byose ngo dukwiye nibura gufata isaha imwe buri munsi tukajya twiga ibya Yesu, ngo cyane cyane ibyamubayeho mu minsi ye ya nyuma ari hano ku isi. Imana ibidufashemo mu izina ry'Umwami wacu Yesu. Amen. Iyi ngingo ndumva isobanutse cyane, isobanutse neza. Ingingo mbona ari nayo yibanze muzo tumaze kwiga, sinzi niba izindi kuntu zizaba zimeze, ariko ndabona iyi niyo ya mbere ifite ishingiro cyane mu gakiza k'umuntu. Ndagira ngo nshimire abari badukurikiye, mbasaba kugira ngo mukomeze mushyigikire ibiganiro byacu munatangamo ibitekerezo. Ndagira ngo uko twatangiye dusenga ibiganiro byacu nagaruka nsabe mwene data Eric kugira ngo adufashe asoza n'isengesho. Data mwiza, tugushimiye urukundo rwawe udahwema kutugaragariza, nk'uko wari utugaragarije igihe watangaga umwana wawe. Ibyo bihererwa icyubahiro. Amen. Turagusaba kugira ngo uduhe uburyo, uduhe umwanya, uhore ukangurira imitima yacu kwitegereza umwana wawe, kugira ngo tubashe kubabarirwa ibyaha byacu kandi tubashe guhinduka duse nka we, bityo igihe azagaruka azasange tumwiteguye. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu tubisabye. Amen. Amen.